Turabasuhuje aho muherereye hose. Aha ni ku Ikaze TV 150. Ngewe basuhuza nitwa Kuzuba. Dushimira abantu bose mukomeze kutwereka ko mukunze ibihangano byacu, kuduha ibitekerezo byo twabakorera. Hanyuma umushuti wacu yabyumvisha ahantu henshi, abyumva no mu ndirimbo, aravuga ngo ijambo ng'inzoga ni mucyura boro bishatse kuvuga iki. Hanyuma rero tutavuze byinshi, uyu mugani ngo inzoga ni mucyura buhoro, uyu mugani abashasha kanguhe bose babwiriranamo abato ngo birinde gusinda. Bawukomora ku nzoga mucyura buhoro wo ku Gasoro na Mutende yahaye ingabo za Mibambwe Sekarongoro ahasaga umwaka w'1400. Mucyura buhoro uwo yari umugaragu w'umunyanzoga wa Mashira, agatura ku Gasoro na Mutende mu Nduga, aho ni Gitarama. Ubwo Mibambwe Sekarongoro arwanye n'Abanyoro, batangiye kurwanira mu Kabasanza, Karunda na Gihara mu Rukoma. Barakotana cyane, Abanyarwanda batirimura Abanyoro babageza Inyagisozi Cyangoma mu mayaga ya Mugina, aho naho ni Gitarama. Bagandikaho ngo baharwanira amezi abiri. Abanyarwanda bari bateye Abanyoro babaturutse inyuma, nicyo cyatumye babatsindira mu Bwanamukari. Ni nacyo kandi cyatumye abasigaye muri icyo gice cya Butare ari inkomamashyi bitwa Indara. Niryo jambo ryamamaye mu Rwanda kugeza n'ubu, bakigira bati nizo ndara izi. Baba bacira umugani ku Banyoro basigaye mu Rwanda, bahise bababwiriramo. Nuko Sekarongoro amaze kunesha Abanyoro nuko Sekarongoro amaze kunesha Abanyoro umujugujugu umwe, bageze ku Gasoro na Mutende, Abanyarwanda baracoka. Ngo bari bamaze kubanisha ko kubw'umujugujugu umwe bateraga, umva barwanishaga imiheto ku ngoma ya kera. Umva iyo umukobwa wezaga umuheto ahabyiswe ko wari umujugujugu. No iki gihe Abanyarwanda baze gucoka cyangwa bananirwa. Nibwo uwo mugabo mucyura buhoro w'umunyanzoga wa Mashira yumvishe ko Sekarongoro n'ingabo ze bamaze gucumbika mu Mutende, akoranya abanyakinene bose abikoreza inzoga yari abikiriye Mashira, bazishyira Sekarongoro n'ingabo ze, kandi izo nzoga hari uwo bari bazibikiriye twaga Mashira. Ubwo yari amaze gukomereka, niho hakomeretse igisigo kivuga kiti Nkovu imbere ku rutsike yatuviramo imitsindo yo gutsinda imikike 10. Mucyura buhoro amaze gutura izo nzoga, Sekarongoro abona ko ntacyo zamarira ingabo ze, ategeka ko bavoma amazi menshi bakazifungura. Ingabo ze zikwira mu mihana no mu mikenene zisahura imivure, basukamo za nzoga baranywa, bagarura ubuyanja, babona gukomeza kurwana n'Abanyoro barabanesha. Nuko Mibambwe amaze gutsinda Abanyoro atumiza Mucyura buhoro ngo amushimire, amugabira amayaga n'inka, aho amariye kugarura Induga yose. Mashira amaze gupfa, ibintu bye byose abigabira Mucyura buhoro, abikiriramo, abibyariramo, abirambamo. Abamukomokaho bavuba ni nka Kambanda wari sushefu wa Kayenzi mu Rukoma kugeza mu 1959. Ahangaha hari abari bahari ndabizi. Uyu Kambanda muramuzi. Guhera ubwo Mucyura buhoro aba inkomoko y'umugani ucibwa iyo abantu banyoye inzoga nkeya bakayinywana ineza, ntihagire intonganya zihaba. Mu gitondo bahura n'undi muntu bakamubwira bati twahanyoye inzoga ya Mucyura buhoro, turi kubura turataha, cyangwa turi kubura turataha. Baba bagereranya izo nzoga na ya yindi Mucyura buhoro yabahaye cyangwa se yahaye Sekarongoro n'ingabo ze, ariko benshi na kenshi bivugira gusa ko
twahanyoye mu cyurabuhoro. Ni ukuvuga ngo inzoga y'ineza n'amahoro, iyo nzoga niyo bita mu cyurabuhoro itarimo imisemburo ikaze. Hanyuma hari ijambo twe tuzi ko rikoreshwa iyo umuntu yasinze cyangwa hari ibintu yakoze, ariko tubashije kubona ubusobanuro bwabyo niba arikoreshaga ahantu hatari ahanyaho. Menya ko igihe umuntu anyweye inzoga ntatukane, ntakora amabi yose abasinzi bakora, menya ko umuntu aba yanyweye inzoga yitwa yanyweye iya mu cyurabuhoro. Nizere ko tuzongera kwitiranya ibintu. Hanyuma rero turagushimira abashe gukurikirana iki kiganiro, ndetse dushimiye wamaze gukanda subscribe. Nawe utarabikora ni karibu ngo ubikore. Tanga comment hepfo aho ngaho ku buryo ukunda ibintu byacu cyangwa mu kimwe ikintu ushaka ko twagukorera, hanyuma ukore like. Hanyuma uyu ni Kuzuba, aho ushaka kumutuma hose yazemera kujyayo. Ushaka kumubaza azakigusobanura bitewe nuko nawe azaba yaragisobanuriwe n'abandi. Murakoze cyane kudukurikirana, cyane abantu mwese bamuherereye hose, namwe mudukunda tukabibona. Imana akomeze kubana namwe aho muri hose. Ndagarutse inshuti yanyu mukunda cyane, Ndayisaba Theogene, ayo niyo mazina yanjye. Ushize nari nababwiye ko nzababwira ku munyamagambo. Nubona umuntu yakugiriye ishyari cyangwa se akagenda kuvuga amagambo, uzamenye yuko hari indi ntambwe wateye. Impamvu akuvuga nuko hari icyo umurushije. Ikindi nari nababwiye kuri nosiyo y'umuntu ucea cyangwa se communication yaricika. Uko communication yawe hagati n'umuntu igenda icika, niko murushaho kugenda mutandukana, niko ubuzima bwanyu bugenda bubaho. Inda connection yawe kandi abakuvuga ntibagutera ikibazo kuko hari icyo barusha. Ni urugero rukwereka ko hari abo ushyigikiye. Nta mukire wagira amagambo